nabihamya n'amaguru yanjye abiri yuko uretse Imana yatumye Muyango ageraho ageze ahangaha. After God, I'm among the people that held Muyango's hand to get where she is right now. I really did that with my whole heart. So aravuze ngo nyuma y'Imana yafashije Muyango, Zinda ari mu maboko menshi yafashije Muyango kugera aho ageze uyu munsi. Komeza. Nawe ubwo yajyaga kuri stage akabyina, ariko Muyango felt attacked kuko bavuze ngo njyewe mbyina nk'aba boss niyicariye ngo ntago straightening for shit. Uwo muntu ntago yigeze mentioning izina rya Muyango. Abantu bari kuri stage bari kubyina bari benshi, including her herself. Muyango felt attacked. Muyango mpaka birangira agiye muri office gusaba yuko nje nawe badukura, gusaba yuko nje bamvana kuri night ya Sunday. Mwibutsa neza yuko adashyize mu rwango, adashyizemo iki mu mutima we, arabizi neza ko ibyo bintu mvuze ari byo. Ashaka kuba adakunda kubyumva, but she knows deep down in her heart that I've held her hand from high school to Miss Rwanda to hosting to doing everything to friendship to everything in this life. So I was wondering, uyu mwana w'umukobwa aranziza iki? Nubwo yabikuvuga koko ntago ari ibintu ushobora gufata gutuma wiyambura agaciro mu bantu ngo wirukane umuntu no mu kabari nyine ngo ushake kurwana nawe. Kumujugunyira amacupa, yamukubitaga amacupa gute? Yego, yamukubitaga amacupa. Turashize. Arangije baramusora nyine umuhungu biragenda. I was very calm about that. Ndatuza nyine. The night went on. Niyo munsi yasohotse hanze, ubwo ngubwo abatutsi umubouncer aramukubita ajya kwa muganga. Uretse gato, niryo joro bamukubise Muyango. So wari uhari? Yego, nari mari cyane. Okay, byagenze gute kugira ngo bouncer amukubite? Icyo nzi ko nuko yagiye hanze agatuka umubouncer, bari kwinjiza abantu batishyuye. Umubouncer nyine aranje aramukubita. Amukubita gute? Yamutunitse mu gatuza nyine, ngo yamukubitse mu gatuza Muyango agwa hasi. Bahita bamujyana kwa muganga. Ibyo byo asohoka nyine ari gutukana n'umubouncer byo nari mari, ariko ubwo uko umubouncer nyine yamukubise uko nguko nyine niko abantu babibonye nyine. Amusunika yarangiza akogwa hasi nyine bakamujyana kwa muganga. So ibyo ngibyo birarangira. Ubwo ngubwo ijoro rirakomeza, turahostinga n'iki, abajyana kwa muganga baragenda birarangira. Mu gitondo mbyukana namubaza nyine uko byagenze. I was following up ibintu byose, ambwira yuko atameze neza. Twari dufite no kujya ahantu mu bukwe turi buhuriremo, ambwira yuko nyine ngomba kumwexcuse on her behalf katari buboneke. So ndamubwira ubwo avuye kwa muganga nta kibazo, nanjye kuza kureba ibintu nk'ibyo nyine bisanzwe birarangira. Bivuze ngo mwarakoranaga mwari abapartner cyangwa imikoranire? Twarahostinganaga, ariko buri wese yakoraga deals ukwe. Buri wese afite uko yavuganye na boss. Gusa ninjye wamuzanye aho ngaho muri touchdown aho twari turi gukorera. Like ninjye we wamuje n'ababoss n'iki byose kugira ngo baze bajye bakorana, kubera yuko nyine abo baboss njye nakoranye nabo bagifite paddock barayigurisha, nkomeza nkorana nabo bafunguye touchdown. Touchdown ifunguka ninjye nafite mu ngo twayi launchings. Yego. Ba Muyango baza kuzamo nyuma. Dukorana twese nafite mu ngo na Muyango. Ubwo mutse mu ngo baza kumwimura bamushyira kwa gatandatu. Njye nsigara nkorana na Muyango. So ibyo ngibyo amaze kurwana, ibyo ngibyo nyine birangiye. The next weekend Muyango nawe azana umuntu dufitanye ikibazo. I don't know what was her intentions. Noneho umuntu njye narinje musanga mu kabari, ariko njyewe ntabwo nasora umuntu mu kabari ko kabari ntago ari akanjye. Nta nubwo narwana n'umuntu, cause I don't see why I can. Ntabwo narwana n'abantu bose bamvuga, ntabwo bishoboka. Ntabwo umuntu wese uvuze mwarwana. Get it? So umukobwa yari aho ngaho mu bakiriya bandi abizi neza yuko adashaka kuza kuri table yanjye. Yari umukobwa we? Yewe, yari umukobwa we sasa. Ariko nawe mbere uriya muhungu niwe wari wamuzanye? Yego, kwanza yari aje no kureba umushuti wanjye, ariko urumva ko nanjye turi inshuti, of course nyine azazonsura ku mushuti wanjye niwe wari wamuhamagaye. So uyu nguyu noneho umushuti wanjye yaramuhamagaye, yaramubwiye ati ndumva naza ariko ntabwo naza. Umukobwa yaramubwiye ati kubera iki waje? Ati Muyango dufitanye ikibazo, ntabwo njyewe naza ahantu yakoreye. Umushuti wanjye yaramubwiye ati Muyango ntabwo ari uje kureba, ni njyewe uje kureba. Wowe ngwino.
ahangaha tukiri gato ingumi Muyango yakubiswe n'umubouncer intandaro yavuye kuri uyu mutipe oya intandaro yavuye yuko iryo joro ubwo amaze kwiyenza kuri uwo mutipe uwo mubouncer kwanza niwe wasohoye uwo mutipe ni nawe Muyango yabwiye ngo sohora uyu mutipe urumva hashize nk'amasaha nk'abiri ngira ngo ibyo bintu bibaye Muyango nibwo yasohotse hanze akajya kwiyenza ku mubouncer nyine ariko umutukanga impamvu ari kwinjiza abantu umubouncer yinjira aramukubita urumva umubouncer we yamukubitiye impamvu ziwe nyine ko yari yamumenyereye ntago uyu mubouncer aba ari umubouncer w'akabari cyangwa n'umubouncer wa Muyango aba ari umubouncer w'akabari ukomeza yeah so warugeze ahantu nawe harashize igihe kingana iki nyuma yuko uwo musore nta kimwe cyagishizemo nuvuga ngo ni Friday indi twe tugiye gukora ahita nawe azana umuntu we ahita azana nawe umuntu we umwanzi wawe umwanzi wanjye ndangije ndavuga nje nabona kicana n'umukobwa ku meza amwe ndahaguruka ngenda mbwira boss ndambwira rero njyewe nago nzi impamvu Muyango azanyurira mu kuko Muyango yaraje nsanga mu kabari nicaye aransuza ahita hamagara umukobwa ngo ngwino none anga ku table yanjye ngwino arambwira nyine ngwino ndabyumva mbyumva yuko uyu mukobwa afite ikintu agendereye but whatever she wants from me she's not gonna have it ariko nyine yari revenge so nje ndahaguruka ndavuga nago n'umukobwa twashaka kuri ameza amwe ndagenda muri office mbwira boss wanjye ndambwira rero ibintu ni bibiri mutandukanye ameza yanjye n'uriya mukobwa cyangwa se maguruke ngende bakomeze ba hosting kuko nje nago nshaka guhangana I don't want drama I don't want anything I just for my peace as someone who is hosting nago nje nshaka gutora umuntu mu kabari kuko abantu bagenzwa na byinshi mu kabari arabifite ibibazo arabafite ibyishimo nago mfite gutora umuntu mu kabari gutora abantu mu kabari ntago ariko akazi kanje ahubwo ni gutuma abantu bishima bari mu kabari so ndavuga nje batandukanye ameza yanjye nawe she can stay there and have fun mutapinge screen mwabiri mutapinge screen ubwo atanga order ababouncer batandukanye ameza yanjye n'umukobwa kuko yari afatanye kandi yaje gushaka ku meza yanjye barayitandukanya Muyango arivumbura arahaguruka aragenda bita bigaragara yuko she did that intentionally she wanted my reaction kandi nta kibazo na kimwe nje nari mfitanye na Muyango abaragurutse ahaguruka n'abandi bakobwa bari bazanye bagiye kwicara ku indi table the whole night was miserable barimo baramvuga barimo baranseka bari nyine sinzi ukuntu bari bameze pe ariko njyewe nakomeje akazi kanje ndabihorera bakomeza ibyo barimo as long as nta kintu na kimwe biri kwica mu kazi kanje Muyango yagiye kwicara na abakobwa bandi yego mama abo yari yazanye ngo yes uwo yari yazanye muri night kandi aziko ngiye n'umukobwa dufite ikibazo tuvugana Muyango yarabizi kandi ari nawe abigizemo uruhare kugira ngo uwonge n'uwo mukobwa gende gutyo ni wowe wabateranije yego kandi uwo mukobwa exactly kandi Muyango we uwo mukobwa niwe wabanje ahubwo no kumwanga niwe wabanje kwanga uwo mukobwa nyine kubera ibintu byari byabaye azi neza ku giti cye I don't know how she ended up turning that back on me with her. I don't know how that ended up happening like that. Muyango arangije iryo joro ndabyibuka yarahagurutse asohoka arataha amasaha atageze umushaje twasuzaga saa 10 yatashye mu masaha 6 genda komeza akazi urumva ndabyibuka neza muri muna Muyango yarahasigaye asha akajya nkutira amacupa amafuniko y'inzoga ariko nangireho nyine mufata ariko yanjugutira ndamusteka nyine ndahorera kubera yuko ibyo yarimo arakora kujuguta uvuga nuko yaje gutera yafataga udufuniko tw'inzoga katunera ubundi bwa mbere nari nayobe umuntu uri kunira utwo dufuniko tw'inzoga bwa kabiri mufata ariko ubyikorera wenda mufata ndamwibonera n'amaso yanjye ariko nyine ndabyihorera that's nothing so the night went on akazi kararangira ndataha Muyango nyine yari yatashye kare yarangira ikindi gihe twagiye gukorana that was the last time me and her worked together it was a Sunday abwira abantu bose ngo nibamvugishe abwira ababyinnyi be nibansuhuze muri muntu wese wamvugishaga she was so bothered kuko yaraje yicara ku yindi table n'ubundi yaraje nsanga mu kazi njye I always get to work on my time nyine akenshi nyine namutanga ku kazi araza aransanga Muyango yicara ku yindi table kuko urumva nyine ibintu yari yakoze ntago nzi ko yari yagiye kuza kushaka ku table imwe nanjye
ariko niyaza kuza nta kibazo nari mfite. After all, she became in between me and that person, and she ended up being a victim. So ndamwihorera. Ubwo nyine ijoro rirakomeza, turya show, mushiki wanjye apostinga video yicaye ndi kubyina, aravuga ngo Zinda, nyine ngo I'm a real boss, I be dancing like a real boss bitch, I don't spread for shit. Who was that? Ninda with postings. Mushiki wanjye, I don't have to mention names. Ariko ubu nawe nyine arabyina n'abantu bose barimo barabyina. Abantu bose barimo barabyina pe kuri stage. Nawe ubwo yajyaga kuri stage akabyina. Ariko Muyango felt attacked. Kuko bavuze ngo njyewe mbyina nk'aba boss niyicariye ngo ntabwo spreadinga for shit. Uwo muntu ntabwo yigeze mentioning izina rya Muyango. Abantu bari kuri stage bari kubyina bari benshi, including her herself. Muyango felt attacked. Kuko ntabwo twanavuganaga. Abantu bose yari yabujije kumvugisha, bari barimo baramvugisha. Muyango mpaka birangira agiye muri office gusaba yuko nge nawe badukura, gusaba yuko nge bamvana kuri night ya Sunday. Nibutsa neza yuko njyewe nakoraga Friday. Muyango ajya gusaba ko bagukura kuri Sunday. Kandi imbere yuko najya kubisaba yarapostinze iyo screenshot, sinzi niba wayibonye, aravuga ngo stop defending your weak ass bitch, instead motivate her, because if I wanted her to leave she could leave. I got you. Ibyo bintu biri kuvuga n'umuntu njyewe nahesheje akazi. Buretse gato ni we Muyango wamuhesheje akazi muri kariya kabari nkuko ramaze. Yego, muri touchdown ni njyewe wamuhuje no muconnectinze n'ababosi. Baravugana bakorana deal. Ndabyibuka njye n'abo babosi twarihirinze turirukanga tujya no gusanga Muyango Igisenyi, only because they wanted to have a deal with her. Mujya kumusanga he byari bicitse Igisenyi, like nahereye kera muhamagara nyine mubwira iby'akazi, ambwira ari busy, but these guys were really willing to work with her. Kandi nanjye naravugaga ati arashoboye, I think we can pull up something good. Urumva? So barabanza bankura kuri Friday yanjye, iyo nari naratangiranye na Semuhungu, bakuyeho Semuhungu nanjye bankurikizaho. Njya gukora kuri Saturday. Iyo Saturday yakorerwagaho na Joxy, ubwo yari yavuyeho yagiye ahandi. Ndangije nkora Saturday boss ahita ambwira ati reka nguhe na stand. Ndamubwira njyewe nta kibazo, ubwo kugira ngo ngomvisinge kujya Saturday mve Friday yanyongeje amafaranga, arangije na amasandi. Urumva? Ndangije please go. Ndangije ndamubwira njye nta kibazo. So abonye iyo Sunday ngiye kuyikora, ngiye kwitangira, Muyango bahita nibwo babirukanye hari aho bakoraga muri Sunday chill. Niba barabirukanye niba ibibazo bajyanye ntabwo mbizi nabo. Barangije baravuga ngo bazashaka indi Sunday chill. Bose banyarambaza ati urabyumva gute bano bantu baje kuri no Sunday? Njye ndamubwira nta kibazo. Because me, I'm an entrepreneur, I work, I'm willing to work with people. Nta kintu kimwe bintwaye, ntabwo njye nakanga ko umuntu ngo dukorana as long as everyone of you is getting their bread. So I'm really okay with that. I'm like, it's cool, ni byiza, we could pull up a great public, a great night. So I don't really mind wabazana. But as noneho ubwo baraza, ubwo navuye Friday, ngeze Saturday na Sunday, Muyango arashaka yuko mvana ino kuri iyo Sunday nari mfite. Friday barayikwambuye. Yego. Saturday barayikwambura. Oya Saturday yo niyo nayigumyeho yuko nahise ntangira gukora na Eric. Watangiye gukora na Eric, ego. So Muyango ajya muri office. A lot of shit was going on in that office. I was sitting right next to that office. I was literally listening to almost everything that was going on. Jesus. But then I chose to keep quiet. This girl really wanted me bad off that night. Okay. And then I was there asking myself, like, what did I do for her to have this kind of hatred? Because I don't really understand. You know? Uko nimba nibuka neza nahagarara no ku maguru yanjye nabihamya n'amaguru yanjye abiri yuko uretse Imana yatumye Muyango ageraho ageze ahangaha. After God, I'm among the people that held Muyango's hand to get where she is right now.
I really did that with my whole heart. So aravuze ngo nyuma y'Imana yafashije Muyango, Zinda ari mu maboko menshi yafashije Muyango kugera aho ageze uyu munsi. Komeza. Adashyize mu rwango, adashyizemo iki, mu mutima we arabizi neza ko ibyo bintu mvuze ari byo. Ashaka kuba adakunda kubyumva, but she knows deep down in her heart that I've held her hand. From high school to Miss Rwanda to hosting to doing everything to friendship to everything in this life. So I was wondering, uyu mwana w'umukobwa aranziza iki? Ariko ndatuza ndabyihorera. Mbere yuko tugera ahangaha Zinda, amakuru yangezeho ashobora kuba atari yo, avuga ko ingumi yakubiswe Muyango n'umubawonsa nyuma yuko Muyango yirukanye umushuti wawe cyangwa asabye ko umushuti umuntu wari waje. Okay, aya masaha nibwo tumenye ko uriya muntu wari uramujene ko atari umushuti wawe, yari umushuti w'umushuti wawe. Amakuru yangezeho avuga ko nawe umushuti wanjye niwe wamuhamagaye, ariko nanjye ni inshuti yanjye. Not that deep, but we are friends. Bivugwa ko we cut the information which said on that night you were behind of that patch yakubiswe Muyango, ngo ni wowe ngo wakoranye ngo iriya ngoma yikubitwa urukumva niwe munsi umwe byarabanje no kunyura. Ndavuga ko se niwe munsi Muyango yirukanye uriya muntu, bati yego. So bakavuga ko nyuma yuko wowe warakajwe nuko umuntu wawe yirukanwe mu kabari, urukunyumva, Muyango amaje kumukubita amacupa akamwirukana mu kabari, ngo wararakaye, then ni wowe iriya ngumi bakubise Muyango akajya mu bitaro uyiri inyuma. Niho nashaka kujya gutwiranye mbere yuko ukomeza. Oya ntago nyiri inyuma jiha. Ntago nyiri inyuma ko njewe ntago nzi nanga ku rwego. Unyisende. Sorry, Godfather. Sorry. Ntago na muntu nzi nanga ku rwego rw'uko nakumva yuko nagukubitisha. Na muntu nzi nanga ku rwego rw'uko nakumva naguhemukira cyangwa najya kuguteza abantu ngo bagukubite. I've never had that kind of hatred in my life. Like even my worst enemy, I just let them go. I just release them and go. Nago ngiye mfite kwanga umuntu bigeze kuri rwo rwego. Ejo bundi numvaga bavuga ngo nishoye nango babiteye, none ngo ninjye babiteye. But that's so wrong. Byatewe nuko yagiye akamenyera umubouncer. Umubouncer niba gifunze niba atagifunze, cyetara ntaramuka agaragaye mukamubaza aho iyo ngumi yaturutse. Ego. Uko njewe nta kibazo nafitanye na Muyango iryo joro, ni kibazo yarafitanye gifatanye na mugenzi wanjye. Twarakomeje turana hostinga tunateka nta kibazo. Nago nyuma y'ibyo kandi njewe nakomeje nishe n'ahantu hamwe, I was sitting in the same place. She's the one who was loitering around, moving up and down. Urumva? Niyo ngumi yo ngo bajya no kwimukubita, nari ngiye kuri toilette. Ariko njewe mbere ko njya kuri toilette, yari maratongana n'umubouncer kuri gate. Wasize ari gutongana n'umubouncer. Ugarutse usanga umuntu aryamye hasi. Wasanze aryamye hasi, wasanze Muyango bamutwaye ku bitaro. Wasanze ambulance yaje cyangwa bamutwaye imodoka zisanzwe? Bamutwaye imodoka yo ku kazi. Okay. Hanyuma ikindi ahanga kuko ndashaka kugira ngo tugire ahanga mu kukwambura akazi no kukugambanira. Biravuga ko uyu umwese gato mbere ko tuhagera ahanga biravuga ko uyu muntu w'umushuti wawe, umwanzi wawe cyangwa umushuti wawe wari inshuti yawe yazanye next icyumweru cyakurikiyeho. Ni nice, ntabwo ari nice. Ntabwo ari nice. Eka ntabwo ari nice. Okay, komeza kuko nice yaraje mu mwandiko bivugwa ko ari we mushuti we wazanywe. So let's go, dukomeze rero mu kugambare. We bamushyire ku ruhande ntabwo ari we. Yego. Yeah. So ubwo icyumweru gikurikiyeho nkora njyenyine. Nyuma y'uko Muyango yari yapostinze ibyo bintu avuga ngo ashatse kunkura mu itaje ngoze njyenyine, sinigeze kubaza uko byagenze, nta kinigeze na kimwe mbaza, njye nakomeje akazi kanjye cause I'm all about my bag. Ndangije ntuza uri kuvuga ni iyi ngiyi uretse gato. Snap uri kuvuga ni iyi ngiyi yibagiwe ko abantu bamumenye kubera wowe disi. Ni nyine abantu barabizi ni izo comments nyine baba bari gutera, they know. Abantu banzi nge na Muyango barabizi. N'igikundira afite niwe watumye bamukunda Muyango. Okay, komeza. A lot of things, a lot of comments going on. Komeza. Njewe
mbaza boss wanjye ndamubwira ameza flyers z'iki cyumweru usanzwe bameza flyers ngiye nkamamaza icyumweru cyose noneho ameza flyers ebyiri iya gatatu ari iyo Sunday arambwira ngo ndacyari kureba uburyo ki nakumvikana bari abakobwa mwabagarura muri Sunday ndamubwira nta kibazo ubundi se byagenze gute kucyo rero bakuyeho constantly asking because I didn't know what was going on ariko bigaragara yuko hari ikintu atari kumbwira nyine ndabyihorera Wednesday ndongera ndayimusaba flyer arambwira ati ko ndamubwira ati se bimeze bite kutama flyer arambwira ati rero ati nawe mbiretse ati kubera yuko harimo ubwumvikane bukeya nyine ndashaka kumvikana bari abakobwa kugira ngo bazagaruke ubwo ngwe n'ibicamo nzakubwira ndabwira nta kibazo wari ndo ari boss wanjye ego Godfather only for me to sit down kwa gatandatu ndimo ndakora muri touchdown na se mungu Saturday nakubwiye nkahita mbona basohoye flyer ntayiriho yo ku cyumweru keep going I was like wow so apparently ibyo umukobwa yavuze apostinga ariko umvuga ariko unuka avuga yuko ashatse ko mva muri kano kazi nakavamo arabikoze ndavuga okay hano comment ngo ngo na nibyo byabaye kuri Keza komeza ego nibyo byamubayeho kuri Keza nawe niko byagenze komeza twumve ndavuga reka nkomeze night yanjye nta kintu kirumagarike this is probably the last night I'm working in touchdown Muyango nago nje najya guhangana nawe reka murekere ikibuga agikoreremo nawe nta kibazo afite amahoro nanjye nzashaka kandi kazi cyangwa nzabona kandi kazi so ndangije gukora nibwo na postinze iyo screenshot Muyango na postinze screenshot ya post Muyango ya postinze ari kuvuga yuko ashatse kunyirukanisha anashyira ngo #Muyango we yavuze ijambo no kuvuga ngo rigomba kugenda ndayipostinga ndangije postinga nsezera nshimira abantu babanye nanjye muri touchdown n'ibiki byose urwo rugendo boss wanjye namwakira ndamubwira ati you are the last person I expected to do this nawe ubwe nta jambo yafite ryo kumbwira because he knows I have been there for him he knows I've been riding with him through those 2 bars kugeza kuri umunota wanyu ndangije ndamwihorera ndamubwira cyo musaba nkorera imibare y'amafaranga yanjye nyishyurire nje nta kibazo Imana ibamumugisha mwarakoze nibwo na postinze ibyo bintu nagombaga no kugaragaza impamvu mvuye muri touchdown nuko muko byagenze. Then when did you get out there? That very Saturday, that was my last day. Like last Saturday was my last day. Narabasezeye birarangira. So she's doing the full time. None ndukorana nuva ngo nawe isafata umwanya urakoranaga na se muhungu aracyarimo. Yarakoze nyine yarakoze nje nahari. Se muhungu yarakoze. Se muhungu aracyariyo. Se muhungu aracyariyo nyine twakusigaye dusigaye dukorana iyo Saturday. Yo uracyayikorayo cyangwa nayo barayihagaritse? Nago nje none se sho ako nagasuzuguro k'indega kamere buryo umuntu twajyaraga inama y'ibintu byose ashobora kwifata akankura mu kazi atanambwiye atangishije n'inama. Yego. Simply because Muyango yakubwiye yuko ugomba kunkura mu kazi cyangwa whatever conversations you had whatever you had. Uko bari basigaye n'ubucuti budasanzwe it wasn't normal. Niba numvishe neza ibyo Muyango gukoreye ni nk'ibyo Medbeat yakoreye Debe namutwariye coach Gael muri Tanzania. Ibyo byo ntabwo mbizi byaba Medbeat na ba coach Gael. Sinamenye ibyo ari byo. So urumva so nuko byagenze nyine. Nanjye ndasezera ndavuga ntabwo mfite guhanganira n'umuntu ahantu hamwe. Kandi mu by'ukuri ntago touchdown ariyo yari holdinze umugisha wanjye kumva yuko ntahakoze nshobora my life would fall apart. No. I just made the decision ndavuga nkuko nabo banunguye bakankura mu kazi batambwiye bro uzi kwicara uba wabariye amafaranga uzi ngo iminsi yanjye agenda gutya na gutya burese bari guhasulinga uri kubyumva umuntu yahiza agakukura mu kazi out of nowhere. That is so bad. Muyango umuntu amukuye mu kazi atamubwiye she would go crazy. So bihagaze bite rero ubu ngubu? So means you have to get ego touchdown nahavuye ngo nyine negereje kandi kazi Imana izameza and other opportunities Imana izameza. Muyango namurekeye ikibuga ataza aho kugira ngo ajye kubona nje mpanganye nawe cyangwa hari kuzana drama nyinshi. I'd rather let her be. I give her the space muhaye ikibuga azaci running kabisa nkuko yumva yuko nyine ari mu host wa danje.
nanjye namuhaye ikibuga kugira ngo akomeze hosting. Nyuma yaho ngaho rero tubona hariya biracitse uravuga ati ntabwo bigumisha mu mutima reka mbibwira abanyarwanda babimenye. You go on your Snapchat cyane rwose batazajya banaza muri touchdown bazi ko ndiyo. Kuko nubwo ngubwo baraza na Friday bajyaga bambazga none se ko tutakubona uri muri touchdown ntabwo ngiye ngomba rero guconfusinga abantu ma followinga. I have to be very clear with them. So wavuye muri touchdown ariko ubigambaniwe na Muyango wazanyemo. Yego. Oh my god. Yeah. Okay. So as long as twumvishe Saida ndakwihanganishije hano hari abantu bose 500 ntabwo ari bake barabyumvishe ubwo bari batabizi barabimenye kandi ubimekinze clear na abantu bamwe bati no Zinda n'umushuti wa Muyango ntabwo bahakinze account ya ntabwo ari wabyanditse abandi bati niwe ndavuga kubera iki se we adashobora kubishyiraho umucyo. Yeah, na muntu hakinze account yanjye. Ibi wavuze niko byagenze. I wasn't expecting that. Now I hakinze account yanjye ibintu niko byagenze. I had to be clear with everyone. Nk'umuntu wari inshuti wawe uwo witegereje ukareba impamvu ushobora kumenya ushobora kuyoberwa impamvu umuntu akoze I mean icyatumye umuntu akora ikintu ariko ntiwaberwa to the source utekereza ko ari iye mpamvu yatumye Muyango gukorera ibintu nk'ibi ngibi kandi ari inshuti yawe. Ahubwo cyeretse njye ambwiye impamvu yabyo. Nawe ntabugeze amasaha na yindi kuko njye Muyango arabizi neza ko tuziranye. Arabizi neza cyane ko tuziranye. Yego. Nimba yanze umuntu abashaka ngo nawe mwange. Kandi njyewe na munyangire mba mfite like it's your problems with that person, it is not my problem with them. Umuntu wari inshuti yawe wafashije nuko ukanamufata n'akaboko wavuze ko nyuma y'Imana uri mu bantu bazanye akaboko mbere kumugira uwari we uyu munsi. Uravuze ngo uramuzi cyane nk'umuntu uzi cyane mukamufitanya amabanga ibingibi ntibyavamo intandaro yo kurakara hakaza amabanga atagombye kujyanza akajya hanze aramusajemo guterana amagambo no guhangana. Amabanga nzi ko atakagombye kujyanza yagiye ko ngo amabanga mufitiye arabizi abari amabanga agomba kujya hanze arabizi ko byagenda. Nta mabanga ahari ndacyayamubikire ndanakomeza nyamubikire urabyumva neza. Ariko nubwo twakoranaga nubwo ngubwo byagaragaraga yuko ubushiti bwanjye nawe nyine harimo a very big difference bitewe n'ukuntu twatangiye turi inshuti. We had outgrown each other. Buri muntu wese nyine icyo twahuriragamo n'akazi nyuma y'akazi nta kindi kintu nahuriragamo na Muyango. Iri joro ryamubanye na conversations zo ku ruhande na biganiro bya buri munsi na bushiti bwa buri munsi Muyango nyine nanjye namubonaga nk'uko abandi bose bamubona. Kubera yuko igihe cyageze numva yuko ngomba gufata umwanzuro ntabwo byari gukomeza gutyo. Mwari mumaze igihe kingana gite umubano wanyu warahagaze? Ni kinini cyane ntabwo hahagaze ni kwa kundi ufata umwanzuro ukavuga ati uyu muntu ngomba kumufata gutya. Kugira ngo nongera gushwana nawe cyangwa nongera kugira ikibazo muriramo nawe ngomba kumufata gutya. Umuntu ukamukomeza ukamukunda ariko in a very distant way. So what am I distance? Yeah, very big distance. Buri wese akora ibye nanjye akamenya ibye ngamusupportinga ngomba kumusupportinga akansupportinga ngomba kumusupportinga ariko buri wese akora ibye. Everyone minds their business. Oh, iri joro yakubitwe. The friendship was not that deep. Oh, the friendship was not that deep. No, it wasn't that deep. What was the reason to cancel the because a lot of friendship? things have been going on between me and her for so many years, you know. Okay. So because njyewe Muyango Muyango arabizi neza yuko nta mukobwa mu buzima nigeze numva mbaye inshuti ye nkamukunda nkamukundira n'ibyo byose nkamukundira nuko ari kose nawe Muyango ibyo narabizi 100%. Arabizi neza yuko nta mutima mubingira arabizi neza yuko nta rwango mufitiye arabizi neza. Ntabwo nzi satani yamushutse ntabwo nzi ikibazo afite ntabwo nzi she's not okay at all. She's not okay. You actually need to check on her. What do you mean she's not okay? Kandi ari umukozi bavuga ko ari we muhosti. What do you mean kandi ntekereza ko ari we muhosti bavuga uhostinga ari gukora amafaranga. Host wenga uko ni uza mu kazi kawe ukingenza ku bantu gutyo you have issues with people. So you mean she's not okay mentally? I think so, because I feel sorry about her. It is not normal. Ukuntu nzi Muyango, ukuntu nari nzi Muyango kera, n'ukuntu mubona ubu ngubu, they are totally two different people. Okay. Yeah, that's what I'm talking about. So, Zinda ndagushimiye, ubwo abantu barabyumvisha. Do you have number of this bouncer? Ko nshaka kumuvugisha. Ntabwo mfite nimero yiwe, nyuma yuko nshaka kuba nagifunze. Okay, mu gufungwa basanze byakoze bigize icyaha cyangwa yafungishijwe n'imbaraga zawe. I never followed up that. Ntabwo ngeze mbi following up, ntabwo mbizi.
we nicyo nzi amakuru mfite nuko ngo bamubwiye yuko nasaba Muyango imbabazi azasobokamo ngo akavuga yuko agashaka gusaba Muyango imbabazi. Okay, niyo mpamvu agifunze. Niyo makuru mfite. So nuvuga ngo uyu mubalance wakubise Muyango natamusaba imbabazi ntabwo azasohoka muri gereza. Niko mbitekereza. Ntabwo ibyo bintu. I'm not very sure about that. No, ibyo bintu ntabwo bibaho, ariko iyo umuntu yakoze icyaha ntabwo umuntu. So ibyo ngibyo ntekereza ko turaza kuri umuntu yaza kubikurikirira uruhande. Ibyo ngibyo wenda mwaza kubikurikirana ahubwo wenda nabaza abandi babounce abagenzi biwe bakabikurikirana mukabikurikirana nabo. Ibyo ngibyo ntabwo mbizi ko bigenda, ntabwo amategeko nyazi cyane. Turaza kubireba. Zinda ndagushimiye, ariko ntabwo uzicwa n'inzara wiye here, don't worry, abantu baragukunda kandi ntabwo uzabura n'akandi kazi. Ndagushimiye cyane, thank you so much. Thank you.